mwaramutse nishiti yanyu coach Esdras Karekezi. Ndashaka ko tuganira ku imbabazi ni ikimenyetso cyo kubohora cyangwa se cyo kubohora cyangwa cyo kubohoka k'umuntu waguhemukiye. Imbabazi ni ikintu abantu bakunda kwirengagiza, ni igikorwa abantu bakunda kwirengagiza. Imbabazi nyirizina zikomoka ubundi ku Mana. Umuntu wese ariko mu buzima bwe Imana yaremye yamuremanye imbabazi, yamuremanye kumva ahaye agaciro. Impamvu umuntu aremanywe imbabazi nuko yanaremanywe no kubabara. Arababara ariko hakazamo n'imbabazi. N'iryari rero bisaba ko umuntu akubabarira. Nuko kubabarira bikenerwa iyo umuntu yaguhemukiye mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ariko iyo umuntu yaguhemukiye, umuntu wa mbere buryo ububabaye cyane ntabwo ari uwo yahemukiye, ahubwo niwe, kuko umutima we mubi niwe wamuteye kumera gutyo. Mu yandi magambo, ikibi yakoze niwe wa mbere cyangiza kurenza wowe. Reka mvuge ko mwembi muba mwababaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wa wundi rero iyo ubabariye ni wowe uruhuka bwa mbere, nuko uruhuka. Ntabwo ubabarira umuntu, ntabwo umuntu wamubabarira kubera ko yasabye imbabazi, ahubwo ubabarira umuntu kugira ngo uruhuke, kugira ngo umuhe amahoro. Ese niki gitera kubabarira umuntu? Ni ukumubwira ngo wataye agaciro kawe, ngaho gasubirane, kuko hashingiye ukuntu yakagombye kuba ameze, ubundi bumubwiye ngo genda usubirane agaciro kawe. Niki gitera umuntu rero gusaba imbabazi? Cyangwa se gusaba imbabazi niki bivuga? Gusaba imbabazi ntabwo ari ukugira ngo bataguhana, ahubwo gusaba imbabazi bisaba kubanza kumva agaciro watesheje umuntu igihe wamuhemukiraga, wamubeshye, wamuhemukiye, wamubwiye ikintu runaka. Ibyo byose iyo umaze kubikora, ibyo bintu biragenda bikamugira nabi, bikamwangiza. Iyo bimwangije agubwa nabi, kandi nawe ukagira ikibazo. Iyo rero usabye imbabazi bivuze ko wumva neza ikintu wakoreye nabi mugenzi wawe. Iyo rero umusabye imbabazi ntabwo bisaba yuko ari bukubabarire, ariko uraruhuka kuko umusubije agaciro ke. Iyo akubabariye nawe niko babigenje. Ariko nongere mbisubiremo, ntabwo kubabarira ubiterwa nuko bagusabye imbabazi, ahubwo ubiterwa no kugira ngo utagendana umutwaro mu mutima wawe, ahubwo ugende uri amahoro. Simvuze ko kubabarira bivuga ko wibagirwa, oya, kuko umuntu ashobora kongera wundi kugukorera nka cya kindi bitewe n'ikosa nawe wakoze cyangwa se wabigizemo uruhare. Bisaba ko kubabarira n'ukuvanaho umutwe, ariko ntibivuga ko wibagirwa, kuko bisaba ngo nabwo ujye ubwira wa muntu, umurindishe kumubwira ati ni byiza ko utazongera kugwa muri bya bindi kuko cya gihe wakoze ukunguku. Ntabwo ariko bivuze ko nabwo uzajya uhora umwibutsa cya cyaha cye. Reka twige kubabarira kandi twige no gusaba imbabazi. Ariko nusaba n'imbabazi, umutwaro uruhuke, ugenda ufite amahoro, usubire kuri mugenzi wawe umubwire ngo va amahoro, nakubabariye. Nimuntu agendana ntukajya ugenda ubimubwira. Murakoze kugeza igihe tuzongera kubonana. Inshuti yanyu coach Esdras Karekezi.